bibi bifura ku rugamba byapfa ntibigira ikibariro ntibigere mu ijuru ry'intwari ntibikunda kwitanga ngo biture ku rugamba babirasa gato bigatara bigasubika bigata intwaro shabuka shabuka gatse umuheto shabuka shabuja ku murimo rwanirira ukuri rwarurema nayikundi ntiwari ndakurahiye. arakoze cyane Sankara muri ino ndirimbo dukunda cyane, indirimbo shabuka ticyo nanga n'ibigwari bibi bifura ku rugamba babirasa bikatana bigata urugamba. Natwe rero kuri radiyo yacu dukunze kurasa ukuri cyane, abibifura bifura bagata umutwe bakavuga amagambo adakwiye umuntu wese ufite umutwe hazima. radiyo ishaka ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa 9:32 isaha ya Washington DC, kubagira saa 3:32 isaha y'i Paris, Buruseli n'ahandi mu Burayi bwo hagati, tukagira saa 2:32 i London mu Bwongereza ahatuye Jonathan Musonera turi kumwe muri kino kiganiro, tukagira saa 3 zirenzeho iminota 32 Kigali, iwacu i Kigali. uno munsi turi kuwa mbere tariki ya 7 Gicurasi, tariki ya 7 ukwezi kwa gatanu mwaka 2018, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito ukuri kwa Rwanda Truth Commission gukomeje kuzengereza FPRDMI Kayumba. Umutwe twahaye kino kiganiro agira uti FPRDMI Kayumba igeze aho yitabaza kapiteni DMI Jean Marie turaba umukiza, narakosheje nanditse turabimane ko turaba umukiza, ngo ayifashe kubeshya ko Rwanda Truth Commission ari agakundi kahanzwe na FPRDMI Kagame. Muri kino kiganiro nk'uko navuze mu kanya turi kumwe na Jonathan Musonera, akaba ari umunyamabanga mukuru wungirije w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, ariko akaba ari na perezida wa komite nkuru ya Executive Committee ya Rwanda Truth Commission, komisiyo ukuri Rwanda. Bikaba ari n'amahire, icyambere cyo ari ibintu byinshi bya gisirikare bivugwa n'abo bantu nyine nako gakundi aribo ko kwa Kayumba. Hakaba n'ibintu byo kugaba igitero mu by'ukuri gisekeje cyerekana guta umutwe kuri Rwanda Truth Commission, bavuga ko ari agakundi ngo kari ikintu ngo akantu k'agakundi nyine Kagame ngo yaremye. Jonathan Musonera, nagira ngo ufate ijambo usuza ari watwumva, ariko reka mbanze ngo ufungure mikoro, ahubwo nayo ngiye kuguha ijambo, mikoro yawe idafunguye. Reka rero ngo ufungure mikoro noneho ufate ijambo rwose, usuhuze abari watwumva, noneho tubone gutangira ikiganiro. Uretse gato mikoro irafunguye. Jonathan, ijambo ni ryawe. Uranyumva Jonathan? Hari ikibazo ntazi. Jonathan, ntabwo uriho unyumva? Uretse gato ndebe ikibazo gishobora kuba cyabaye. Jonathan, ubu noneho uranyumva? Ndakumva neza, sinzi niba wowe unyumva. Ubu noneho ndakumva, sinzi akabazo kari kabaye, ariko hari ako nketse ndagakora, bityo rero n'amahire. Uraho? Urakoze cyane, njye nakumvaga, wowe ntabwo wanyumvaga. Nay'ibyuma nyine hari igihe bikora ibyabyo. Yes. Urakomeye, ariko aho ngaho rero iwanyu ndabona akazuba tugezeho, sinzi niba namwe mwabonye akazuba.
akazuba turagafite ndetse kajya kumera nk'ako mu kirere twari muri za 27 za Celsius n'uyu munsi bimeze nk'ukuroye harashyushye rwose ubu tumeze neza. Urakoze cyane rero nagira ngo nyine ngusuhuze kandi ngushimire uyu mwanya mwiza wongeye kudutegurira iki kiganiro kugira ngo twongere tuganire n'abakunzi bacu. Banze rero mbasuhuze, ntabwo twari duherukanye, mbasuhuze kandi mbasaba kugira ngo baze dutaramane muri iki kiganiro aho radiyo yacu ndetse na Rwanda Truth Commission ndetse n'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement twiyemeje gushyira ukuri hanze ku bijyanye n'imibereho y'igihugu cyacu, amateka yacu ndetse ku bintu byose biranga umunyarwanda cyangwa igihugu cyacu, twirinda ikinyoma ndetse twamagana n'abakoresha icyo kinyoma mu buryo bugaragara. Nkaba rero mbasuhuje kandi mu by'ukuri nongeye nyine kubararika ngo mukomeze kutwegera no kudufasha no kuduha inama muri ibi biganiro byose dukora. Tutabafite ntabwo twabishobora. Amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe muri iki kiganiro. Murakoze. Urakoze cyane Jonathan, kandi ayo mahoro n'imigisha nawe rwose bibane nawe n'abawe bose. Ubwo uravuze ati twari duherukanye, ni ukuri ubwo twaherukanaga ku wa kane tariki ya 26 Mata 2018 twageje ku bakunzi ba radiyo ishakwe ikiganiro ku bwicanyi bwa Kayumba na Rutayomba igiti, aho twasesenguraga ukuntu abanyabyumba batwandikiye, nako ntitwasesenguraga, twasomaga ubutumwa. Umutwe twari twahaye icyo kiganiro, umutwe dukunze kwita inyito ndende, wari uyu nguyu: ubwicanyi bwa Kayumba na Rutayomba muri komini Giti. Abanyabyumba batwandikiye badutura hanini umubabaro wabo kandi banyomoza bimwe mu byatangajwe n'abo bombi. Uno munsi rero nk'uko naturiye mu kanya mbivuga, tugiye kureba noneho agashyashya kunga umuntu ngo w'umudiyemayi nk'uko bivuga mu mwirondoro we, ngo wari kapitene, akaba yatangiye urugamba muri za 90 rwose, akaba akomoka mu gihugu cy'i Burundi. Tugiye kureba umuntu ngo witwa kapitene Turabumukiza, ntabwo ari Turabimana, ntabwo ari Turabingomuke nk'uko nari nabyanditse. Turabumukiza rero Jean Marie, aho agira ngo Rwanda Truth Commission ngo nagakundi kakorewe Kigali ngo gakriminalize. Ayo magaryo gajambo criminalize arikoresha kenshi cyane inshuro zitabarika, ngo gakriminalize abahoze mu gisirikare cy'inkotanyi. Gukriminalize rero ni iki? Umuntu yavuga ko ari uguhata igicumuro abantu, kubahata igicumuro, kubahata icyaha gikomeye. Nyine birumvikana gukriminaliza ni icyaha gikomeye, ntabwo ari icyaha cyo kwiba inkoko, ni kiba ari icyaha gikomeye. Muri no nyandiko rero ko muri kino kiganiro cy'uno munsi nk'uko twatangiye mu kanya tubivuga, twavuze tuti ukuri kwa Rwanda Truth Commission gukomeje kuzengereza FPR-DMI Kayumba. Mu mutwe nyine dusubiremo rwose, mu mutwe twagize tuti FPR-DMI Kayumba igeze aho yitabaza kapiteni DMI Jean Marie Turabumukiza ngo ayifashe kubeshya ko Rwanda Truth Commission ari agakundi kahanzwe na FPR-DMI. Abagiye ku rubuga rwacu babashije kubona inyandiko ngufi ijya kuvuga muri aya magambo. Turagira tuti nyuma y'ibikorwa bya Rwanda Truth Commission biherutse kubera i Buruseli ku matariki ya 7 na 8 Mata 2018, FPR-DMI Kayumba yararunguriwe rwose bikomeye, ku buryo ku itariki ya 12 z'ukwa 4 2016 hashize iminsi ine gusa ibyo bikorwa bibereye i Buruseli, Major DMI Theogene Rutayomba ubwe yavugiye kuri radiyo itahuka amagambo yafashwe nko kwigamba jenoside we n'abamukuriye bakoreye Abahutu, we n'abamukuriye bakoreye Abahutu bo muri Giti, komini izwiho kuba nta mututsi wayiciwemo kubera hanini ubutwari n'ubumuntu bwa Sebushumba wari urugumesitiri wayo, ndetse n'abaturage n'abandi bayobozi bari bafatanyije bashoboye kumwumvira, nabo rero bashimirwe. Ayo mahano rero ya Major DMI Theogene Rutayomba yasekeje kwitahuka
abavuganaga nawe barimo ba Serge na Basenga bakagombye ubundi kuba bararakaye. Ibyo uko guseka mu bikomeye mu bibabaje cyane nabyo byababaje benshi, babyerekanira mu binyamakuru bikomeye, barabyamagana, batibagiwe na shebuja, baramwamagana nako Rutayomba, batibagiwe na shebuja General DMI Kayumba Nyamwasa. Ariko natwe kuri radiyo Ishakwe twabonye ubutumwa nk'uko tumaze nyine kubivuga, tubugeza ku bakunzi bacu ku itariki ya 26 z'ukwa kane. Noneho ubwo butumwa nyine bw'abanyabyumba tuganira kuri ayo mahano ya Rutayomba, aho abakagombye kuyamagana bakoze igikorwa rwose kigayitse cyagawe cyo gukwenkwenuka rwose mu mwanya nyine wo kwamagana birumvikana. Ku itariki ya 4 rero ejo bundi ubwo hashize iminsi 3, Escote Jean Paul Turayishimye yarashyuhagujwe mu bintu yateguraga, byaje kutugaragara ngo yateguraga, yandika ku rubuga rwa internet, ni mailing list irimo abantu benshi, yandika anyandikira mu ruhame rw'abarugize ano magambo ngiye kuvuga rwose uko yanditse. Ati naho reaction ya Theo ni umwuka gusa, yikuragaho responsibility ye mu gitabo cyamutunze agatoki, n'ibindi biracyaza, hari ibitaravugwa, muzabyumva mujye mu myobo, kuko muri aba mafia muzagaragazwa n'ababazi, muzarondorwa. Uwo ni Jean Paul Turayishimye, twashinganye ishyaka RNC, tukaba ndetse twarashinganye n'iriya radiyo ayo havugiraho ayo magambo, radiyo Itahuka. Mu masaha yakurikiyeho kuri iyo tariki ya 4 z'ukwa gatanu 2018, mu masaha yakurikiyeho rwose nyuma y'ayo magambo ya Jean Paul Turayishimye, uwo Jean Paul Turayishimye ubwe yahamagaye, yapfunduye niko navuga ububiko bwa FPR DMI Kayumba, azana umuntu ubundi utari usanzwe azi, ngo we yatanze umwirondoro ngo ni kapitene DMI ubwo nitwe tubyongere ko yavuze ko yakoze muri DMI, we nta nabihisha. Jean Marie Turabimana, mu gusoza ikiganiro Turabumukiza na Escote, Turabumukiza akomeza kwandika Turabimana. Iryo zina rya Turabingomoke sinzi impamvu rikomeza kuzamo. Nuko Jean Marie Turabumukiza muri icyo kiganiro na Jean Paul Turayishimye nyine aho yari uwo munsi aho yari yadusezeranije rwose ngo ko agiye kuzana ibintu bihambaye cyane, tukajya mu myobo, tukihisha mbese tukajya mu myobo nka shebuja. Mu gusoza icyo kiganiro imuseruja Kayumba n'ibyo mvuga, mu gusoza icyo kiganiro uwo mukapitene yavuze mu by'ukuri icyo uroye cyari cyamuzanye. Ati ndakubwira, ndavuga amagambo yavuze menshi turaza kuyumva. Ati abwira Jean Paul ati ndakubwira nk'ako kantu njya numva ngo kitwa Rwanda Truth Commission, igizwe na ba Rudasingwa n'abantuze. Iyo ni intuze, ni operation iriho ikorerwa i Kigali. Ikintu rero buri wese ari buze kumva nuko mu by'ukuri yanashatse n'izina rya Rwanda Truth Commission bikabanza kumunanira. Jean Paul Turayishimye akaba nk'ubibona agashaka kuvuga ibindi nyine ngo abe yibuka cyangwa abamwandikira ka email noneho ngo abaje kwivuga, bigaragara ko yamupakiyemo ariko ntabifate neza. Jonathan rero niba ntacyo ushaka kongeraho kuri ino ncama kiganiro, nashyiraho umwirondoro uwo mugabo yatanze, umwirondoro wa gisirikare, ariko nawo urimo ibintu bidasobanutse kuko harimo ibintu byinshi avuga ugasanga ntaho bihuriye. Nashyiraho umwirondoro ni muremure, ni iminota 7, niba yo ntacyo wifuza kuvuga nawushyiraho. Oya ntacyo Joseph, ushyireho rwose, reka dutangire. Reka ngwishyireho. Yego. Ninjiye muri RPA mu 1990 intambara yari gitangira kujya kubohoza igihugu cy'u Rwanda kubera ibibazo byari bihari abanyarwanda benshi bazi bakurikirana. Muri 1990 rero nagiye ku rugamba
urugamba ntabwo niyo rwari rugitangira. Muri mirimo muri RPA ryari ishami rya RPA Rwandese Patriotic Army, ikaba yari branche militaire ya FPR. Icyo gihe rero nabaye muri icyo gisirikare, nabanje gukora nk'umusirikare usanzwe, sorodawo bita soroda private, turi muri section ba umwescoti, umuntu urinda abakuru, muri kugeza mu 1991 mu kwezi kwa gatandatu nabaye kaporale nshingwa kuyobora section ya gisirikare kuri 91 mu kwezi kwa gatandatu, niyo nayoboye section. Ariko nyuma yaho nza kuyobora urwego rw'iperereza ku rwego rw'iparatuni. Nakubwiraga ko section ari abasirikare, kuyobora ari abasirikare 12. Hanyuma peloto nayo ikaba yari ifite abasirikare bagera kuri 35 icyo gihe. Urwego rero rw'ipeloto rwagombaga kuba rufite inzego z'ubutasi, kumenyaho paratuni ni ukuvuga ni itsinda ry'abasirikare 30 bagomba kumenyaho bopera. Urumva ko nari itsinda inzego z'ubutasi kuri urwo rwego muri 91 mu kwezi kwa gatandatu. Nyuma intambara iza gukomeza, nza kuba serija muri 91 mu kwezi kwa 12, nyobora urwego rw'iperereza kuri kompanyi. Urumva ko kompanyi yabaga ifite abasirikare hagati y'110 cyangwa 90 icyo gihe. Hari muri 1991 kwezi kwa 12. Nyuma muri icyo gihe rero nahise mbura ni grade ya serija. Mu kwa mbere 92 nahise njya gukora amahugurwa aho RPA yagiriraga amahugurwa ahantu Bugande, ahantu Kenya Kivara, dukora amahugurwa yo kuyobora urwego rwa peloto. Nyuma aho nkomeza ibyo ntasanzwe nkora by'iperereza, amahugurwa y'iperereza mu byo bitaga intelligence course. Mu 2001 twamazeyo amezi nk'ane aho ngaho, turaza dukomeza intambara yari intambara yo kwambuka, intambara bitaga intambara za Byumba, zo gufata hariya za Mukarange, kwambuka n'umuvumba abaza kariya karere ko mu Mutara, kuva ahantu hitwa za Kaborogota twambuka umuvumba. Icyo gihe nkaba narayoboye peloto. Nyuma yaho nza gukomereka njya mu bitaro kuvurwa, marayo igihe gito, ndongera ndagaruka, ndongera nsubira mu nzego z'iperereza n'ubutasi bwo ku rwego rwa kompanyi. Nyuma yaho nakomeje muri izo nzego, tuza kugira amabatayo yagutse, nza kuba nkomeza gukora muri izo nzego z'ubutasi zakoraga kuri peloto, umenya aho imikorere ya za operasiyo za kompanyi zagomba gukora. Ubwo ni muri 92 cya gihe cy'intambara zo mwumvise, kugeza muri za ntambara bajya bita intambara za Rowit. Intambara za Rowit ubwo hari muri 93 mu kwezi kwa 2. Nza gukomereka, nyuma yaho nza kujya mu bitaro, nkomereka njya kujya mu bitaro, ariko marayo nk'amezi 3 ndongera ndagaruka nkomeza bashingano ari zo gukurikirana mu rwego rw'ubutasi ku rwego rwa kompanyi. Ariko nakoraga muri batayindani byo twitaga mobile forces. Ni ikintu mobile forces ntabwo yanganaga na batayo, yari batayo mu buryo bugari, kuko zari force nini. Wasangaga mobile force yabaga ifite abasirikare bagera ku hafi 2,000.
rwego rwa RPA twari dufite hafi izo twitaga mobile forces zigera ku 8 urumva yuko zagiye ari ntabwo twari tubato dutoya zari force nini ku buryo RPA yose yari ifite mobile forces zageraga ku 8 ndabyibuka arizo bita mu cyongereza fighting forces. Nyuma yaho muri 1994 intambara Habyarimana apfuye akomeje muri izo serivisi zo twateye Kigali mu ntambara nawe ngiye kugira ibibazo ndakomereka muri izo ntambara zo kujya gufata Kigali mu bitaro namazeho nk'amezi nk'abiri nyuma ndashyira Kigali ifashwe rero urumva yuko nari maze kugira experience nini ku rwego runini nari nakoraga imirimo y'abofisiye nubwo nari serija Kigali ifashwe nagiye kuyobora inzego za iperereza ku rwego rwa batayo urumva yuko kuva muri 90 kujya muri 94 nari maze kugenda experience nini mu rwego rwa commandement na intelligence urumva kuri urwo rwego muri 94 intambara irangiye naje kuyobora izo service de renseignement ku rwego rwa bato intelligence service ubu bita mu cyongereza IO intelligence officer. Jonathan umaze kumva icyo gice cya mbere kitari kigufi gifite iminota 7 cy'umwirondoro we hari aho avuga ikindi gice cy'umwirondoro we mu bikorwa yakoze muri Congo 1 kuko na Congo 2 avuga ko yayikoze muri Congo 1 akavuga nyine batangiriye ntambara ko yatangiraye mu Banyamurenge acengera ariko aho ntiturahagera wenda tuzaba tuhashakira ikindi kiganiro simbizi turareba ijambo ni ryaho. Urakoze muvandimwe Joseph reka nanone ngushimire iki kiganiro nsabe kandi abagiye kudukurikira abaduteze amatwi ko bagerageza gusobanukirwa neza ko mu by'ukuri ibyo tumaze igihe tuvuga twerekana amacenga n'amacabiranya ya DMI twerekana ibikorwa by'ubwicanyi ibikorwa byamaze abanyarwanda kuva 90 twerekana DMI uko yari iteye n'uko igisirikare cya RPA cyari giteye ukuri kwabyo kwatangiye guhagama abambari ba Kayumba bo muri DMI RNC aho yagerageje gukoresha mu basirikare batandukanye mu binyoma byinshi byo kubeshya ku mfu zagiye zikorerwa abanyarwanda cyane cyane mu bwoko bw'abahutu aribwo yagerageje gukoresha ba Major Rutayomba bari Scott be kugeza aho nawe ubwe yagiye ananirwa. Urebe iyi mivugire y'uyu muhungu irasa n'iya Kayumba irasa n'iya Rutayomba bose nta n'umwe usobanuraho aho icyo yari ashinzwe. Ndaza kugira ngo nze kubyerekana mu by'ukuri uburyo ikinyoma cya DMI kimaze kubabera umusaraba noneho kigeze naho bumva ko Rwanda Truth Commission ngo ari ya Kagame we wayikoze ngo yakorewe i Kigali maze rero niba Kagame yarikoreye ikintu kimushinja genocide n'abasirikare be ugasanga ari ibintu bishekeje mbega bimaze kubabera umuzigo ku buryo no kubisobanura bitakishoboka ahubwo bivugira ibyo bashatse gusa bitagira umurongo bitagira uburyo byumvikanira ababyumva ngo bigire ibisobanuro mbega bimeze nk'ibintu by'abana bikinira. So muri iki kiganiro rero uyu wiyita Kapiteni Jean Marie Turabumukiza mu ntango yacyo ahubwo tutumvise hari aho bamubajije batangiye bamubaza ko babonye ifoto yambaye ipeti rya majoro ngo ajya Darfur kandi we akaba yiyita kapiteni
aha naho nimukurikira neza abumvise icyo kiganiro harimo ibinyoma byinshi binagaragara ko ari n'umuswa niba ari n'umusirikare yaba ashobora kuba ari umusirikare utazi amategeko ya gisirikare wenda yarinjiyemo nyuma ya 1994 ari umusirikare wo mu masaka nka Jean Paul kuko na Jean Paul urebye nayo mpamvu adashobora kumubaza ibi byose yagiye abeshya kuko ubwe we ntabisobanukiwe bikaba rero rwose abadukurikiye bumve neza u Rwanda rufite abamajoro benshi niba bari bakeneye abamajoro ntabwo bagombaga gufata captain ndetse wavuye mu gisirikare cyangwa se utaruzwi n'ahantu akorera ngo bajye kumwambika ngo ipeti rya majoro noneho ajye gukora ku kazi nagaruka bari mwaka ibi ni ibintu by'umuntu utazi ibintu bya gisirikare baramutse bashatse kumwohereza muri ako kazi agomba kugenda yambaye ipeti rya majoro bamuha iyo promotion ariko bakamuha iyo promotion atari promotion bazamukuraho icyo ni ikintu cya mbere icya kabiri muri civile aragira ati ngo yinjiye igisirikare muri 90 ngo atangira ari umusirikare usanzwe solda private ya aho ubwa mbere byo icyo ni ikinyoma winjira uri civilian ibyo bita kurutu rekri uwo bari kurutinga kugira ngo bamuhindure umusirikare genda bivuga nk'umwarimu aha akongera akavuga ati ngo yakoze umurimo wa escort ngo muri 90 umurimo wa escort yawukoze ntahagaragara yakoreye imyitozo ntahagaragara uyu murimo wa escortingaga nde muki niba yari muri training wing escortingaga commandant escortingaga abarimu escortingaga nde akongera agakomeza ati muri 91 ngo mu kwezi kwa gatandatu abakoporo ayobora section yabaye koporo muki mu yihe batayo mu yihe regiment aha naho mu by'ukuri ni ikigaragara ni ibintu bisa nk'aho yatekerewe ubwe adasobanukiwe niyo wumva uburyo arabicurikiranya mu binyoma byinshi cyane bitazi n'ukuri uko igisirikare kiba giteye ngo yayoboye section muki muri platoon yihe muri company yihe muri battalion yihe nyuma rero aza kuvuga ngo yayoboye ngo iperereza ngo mu rwego rwa platoon aha aravuga ngo ni muri 92 ngo yabaye sergeant muri 92 ngo ayobora iperereza mu rwego rwa company aha nacyo ni ikinyoma gikomeye ntabwo ahangaha company zayoborwaga n'ama-IOs yabaga ayoboye company nk'aba intelligence babaga bari aba lieutenant cyangwa se second lieutenant nibo akenshi bakoze aka kazi aha naho ntavuga ngo urwo rwego rw'iperereza niba yari IO yakagombye kuba yari IO muri company runaka iri muri batayo runaka iyo batayo iyobowe na runaka akomeza noneho urebe muze gukurikira neza uko acurika ngo akora amahugurwa inyakivara ndagira ngo muze kureba ikinyoma gikomeye cyane abantu bazi igisirikare cy'inkotanyi nyakivara training wing yari yahabaye kugera 90 mu mpera z'ukwezi kwa 91 mu ntango z'umwaka w'1992 yimukiye aho ahitwa Gishuro niho hari
kubera ko intambara yari imaze kwigira imbere kandi tugomba kuva muri uganda byabaye ngombwa ko twimura byihuta cyane training wing tuyimurira Gishuru. Aha nari nkiri umwarimu, ni nabwo navuye mu bwarimu mpamagarirwa indi mirimo y'imbere ku rugamba. Aha rero training wing aho avuga ngo yakoreye ngo kosi ngo ibyo bitaga ngo intelligence course, aha arabeshya. Nta hantu bigaragara ko iyi kosi yayikoreye, nta n'iyakozwe icyo gihe ngo bayikora amezi ngo nkane aho ngaho. Nta nasobanura kosi ye yari yamaze igihe kingana iki aho yayikoreye, byo ntabwo twari tugihari, hari harimutse hatakiri training wing. Kereka wenda yavuga ko yayikoreye wenda i Bugande mu bindi bigo bya gisirikare by'i Bugande aho bafashaga inkotanyi mu buryo butandukanye. Aha arongera agakomeza, ndavuga uyu wiyita Kapiteni Jean Marie Turabumukiza, aragira ati ngo ngo nyuma y'ayo mezi ane ngo yakomeje ngo intambara, ngo yari intambara yo kwambuka intambara ngo bitaga za Byumba. Nawe mwumve nk'uyu muntu nk'umusirikare umwumva koko wari mu gisirikare cy'inkotanyi. EDR iki gihe cyo muri uyu mwaka muri aya mezi yo mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu, urabona ko hano aravuga ngo yamaze amezi ane ngo kuri kose muri 92 twari mu mishyikirano, nta ntambara yari ihari. Aha nacyo ni ikinyoma gikomeye cyane. Abasirikare bose nta ntambara yari ihari, kandi iki gihe cyo muri 92 muri aya mezi nibaza ko ahubwo ni nabwo training wing yimutse iva Gishuro ijya Karama, kuko niho hari ikibanza kinini. Aha Gishuro hari hato cyane kandi ari munsi y'imisozi, ari ahantu hadashobotse ku buryo haba training wing ifashe. So uyu mugabo rero aracurikanga ibinyoma yapakiwe kugira ngo aze nyine kubeshya ko gashya nyine Jean Paul yavuze ngo azazana, kuko Rwanda Truth Commissioner ya Kagame ariwe wiyubakiye ikintu kizamushinja jenoside n'abasirikare be. Gusa kubera ko bakibonyemo Kayumba, mwumve nawe Kagame niwe dushyira kuri liste ya mbere y'umujenosideri n'abasirikare be, uretse Kayumba uri hanze urimo ubu bakaba ari we barwaniza intambara zo kuburanira ko ngo dukriminaliza abasirikare bari mu gisirikare batakiri mu Rwanda. Kandi ntabwo Kayumba ari we wenyine uri hanze, abasirikare bari hanze turi benshi cyane bahoze muri FPR. Kereka wenda niba avuga generali, kuko niwe generali w'inkotanyi waba uri hanze nawe, kandi kimubesheje hanze n'ibyo yapfuye na Kagame muri ubu bwicanyi bwabo no mu busahuzi bagiye bakorana. Reka nkomeze kuri uyu muvandimwe wiyita Kapiteni Jean Marie Turabumukiza. Aha rero muri aya mezi muri 92 twari mu mishyikirano, nta ntambara yari ihari. Ahangaha rwose ni ikinyoma gikomeye. Aha navuga za Mukaranye ngo bambuka Muvumba, bambuka, ibi ni ibintu byo kubeshya, kuko aha hose twari dufite ibirindiro mu gice cy'Umutara, mu gice cya Byumba, mu gice cya Ruhengeri, ariko aha hose nta namwe hari imirwano. Aha EDR muri iki gice avuga cya za Kaborogota, ni ahantu twari twarafashe nta ntambara yari ihari. Akongera agakomeza ko ngo yaje ngo gukomereka, ngo ajya mu bitaro, ngo agaruka mu nzego z'iperereza.
ariko ahavuga ngo agaruka mu nzego z'iperereza, nawe muze kureba hano hejuru aravuga ngo 91 mu kwezi kwa gatandatu aho amaze kuba kopro ko yayoboye section ngo nyuma aza kuyobora iperereza mu rwego rwa platoon 92, nyuma aza kuba serija ayobora urwego rwa company. Noneho hano hasi aho avuye kwiga noneho asa nk'uwasubiye inyuma, noneho ngo yashinzwe kuyobora urwego rwa platoon, avuye muri company, yagiye gukora kosi yayoboraga company amaze kuba serija. Aha naho ni ikinyoma gikomeye nk'uko nabisobanuye. Noneho avuye ku kosi ajya kuyobora platoon. Mbibutse nk'uko nababwiye inzego z'igisirikare uko ziteye, ni nabyo yagerageje kwigana. Hariya hasobanura nyine ko section yari igizwe n'abasirikare 12 byaterwaga n'umubare w'abasirikare bahari. Platoon igizwe n'abasirikare 30 ikabamo section 3. Iyo niyo platoon. Section imwe igirwa n'abasirikare 12, hakaba section 1, section 2, section 3. Izo zikaba arizo zigize platoon. Noneho company ikaba igizwe na platoon 3. Ubwo namwe mwakuba mukumva hagati ya platoon haba harimo abasirikare 30 na 30, hagati ya 30 na 40. Noneho company urumva yageraga ku basirikare hagati ya 90 n'ijana cyangwa se 120. Noneho avuye muri company y'amaplatoon 3 agarutse kuri platoon imwe, kandi aribwo avuye noneho kwiga intelligence. Mwumve ikinyoma, kandi aho yayigiyeho arabeshya, ntabwo hari hakiriho. Ngo nyuma yaho akomeza nyuma mu ntambara ngo ajya mu bitaro, ngo agaruka mu nzego z'iperereza ku rwego noneho ngo rwa company. Ngo nyuma yaho ngo baje kumuha batayo ngo yagutse kumugira ngo baje kugira amabatayo yagutse. Nibyo koko amabatayo yari ahari, kandi nayo ngira ngo mbibutse neza iby'aya mabatayo nabyo avuga ntabwo bisobanutse nk'uko byari biri, nabyo ndaza kubigarukaho. ngo yagombaga ngo yakomeje gukora mu nzego ngo z'ubutasi ngo zakoraga ngo kuri tere. Inzego z'ubutasi zakoraga kuri tere, ntiyabashije kuzisobanura, ariko inzego z'ubutasi zakoraga ibyo bita reconnaissance, zakoraga REC, izo zakoreraga muri batayo zari ziri mu birindiro, bakajya gukora REC ahantu hazabi twashakaga gutera. Aha rero sinzi niba ari cyo yashatse kuvuga, uretse ko anabeshya mu by'ukuri. Igisirikare cye kiragoye kugira ngo umuntu wese wabaye umusirikare cyangwa se uzi uburyo igisirikare giteye yemere ko uyu muntu muri ibi bihe yari umusirikare. Bigaragara ko ari ikinyoma. Ngo agakomeza avuga ngo kumenya aho imikorere ngo ya za company ngo zagombaga gukora. Umva nawe, none se yamenyaga aho imikorere ya za company zagombaga gukora? Niwe wari CEO wa company wa batayo, cyangwa se yari OC wa company? Iyo mvuze OC ni operation officer, iyo mvuze CEO ni commanding officer. Nibo bakoroneri cyangwa se bariyete na koroneri bari bafite amabatayo. Abari bayoboye amakampani ni amakapiteni yarayoboye amakampani. Ahangaha muri company niho habaga harimo IO, intelligence officer ushinzwe iyo company. Muri iyo company habaga harimo ama IS, aribo ba intelligence sections ziri muri aya ma section agize aya ma platoon yo muri iyo company. Aha rero we imbega
yategekaga yategekaga OCs, agategeka CO, agategeka abatwaye CCO, agategeka aba OPTOs, uko bakurikiranaga mu kuyobora batayo. Ko batayo yabaga iyobowe na CO, ikagira twaye CCO, ikagira OPTO, ikagira na IO. Abo bose ni uko bakurikiranaga mu rwego rwa batayo uko yayoborwaga. Noneho hakaza ama OCs ariyo yayoboraga za companies. Ni ukuvuga ngo muri batayo habaga harimo company eshatu, ariko noneho nyine tujya gutera barazongereye kugira ngo batayo ziyongere zibe nini, ko icyo gihe zabaga zifite abasirikare nka 400 cyangwa 500. Aha rero arakomeza agira ati ngo yamenyaga imikorere ngo ya za company, ngo aho zagombaga gukora, ngo ubwo ni 92. Ndabibutsa ko mwese murabizi, ngira ngo nawe Joseph urabizi ko iki gihe cyari igihe cy'imishyikirano, ngo noneho ngo cya gihe cy'intambara ngo izo mwumvise, ngo kugeza muri za ntambara bajyaga bita intambara ngo za Rowit. Mba nawe mwumve ibi bintu, urumva ko ni ibintu avuga adasobanukiwe. Intambara ya Rowit z'ukwezi kwa kabiri muri 93 nibwo imishyikirano yapfuye, dusubira mu ntambara. Ahangaha iki gihe jewe nyuma nari no muri batayo ya 59 yari yobowe na Colonel Ngoga, twice we yari Lieutenant Colonel Nyamurangwa, OPTO yari Murokore, uretse ko Murokore nyuma yaje kwimurwa batuzanira uwitwa Nzaramba, Majoro ngira ngo ni Nzaramba nuko ntibuka izina rye neza, ariko aba batatu Colonel Charles Ngoga na Lieutenant Colonel Nyamurangwa uwo twitaga Sauti ya Simba, noneho OPTO yari Murokore. Ibi mvuga byo wenda Rutabana bashobora kuzaza akabibasobanura, kuko Rutabana we twabanaga mu 59. Aha rero avuga ngo yakomezaga ngo gukurikirana ngo ibikorwa ngo bya imikorere ngo ya za company, ngo aho zagombaga gukora muri icyo gihe cya 92. Arabeshya. Twari mu mishyikirano itariki 8 z'ukwa kabiri 93 nibwo twagabye ibitero, twongera kurwana. Noneho ahavuga ngo yarakomeretse, ngo agaruka ngo mu nzego ngo ziperereza akorera ariko ngo muri batayo indani, ngo bitaga ngo mobile forces. Mobile forces nizo batayo nyine zagiye tugiye gutera Kigali. Ntagaragaza ni iyihe batayo yarimo, ni iyihe company yarimo muri batayo, cyangwa se ni iyihe platoon yarimo. Niba se yari nayoboye section cyangwa platoon cyangwa company, ni iyihe, ni mu ruhe rwego, ni mu yihe batayo yari yobowe nande. Nta hantu na hamwe agaragaza, cyangwa se ngo agaragaze mu by'ukuri wenda ko yabaga mu DMI, avuga ati DMI yari yobowe na Kayumba na Steven Barinda na Jacques Nziza na Rwahama Jackson n'abandi badani bari hasi yabo. Byibuze ngo avuga ati abo ngabo nibo twari kumwe nabaga mu DMI, ibyo byakumvikana. Cyangwa se ngo avuga ati nabaga mu military police, kuko military police niyo baje guha Rwahama. Uyu muntu rero mu by'ukuri Kayumba yazanye we naba na Rutayomba kuko we yemeye ko yabanye na Kayumba, nubwo yatinye kuvuga ko bari muri DMI, ariko byo birazwi, aranazwi Rutayomba koko mu by'ukuri. Nubwo yagezeho bikamurenga akaza kuvuga nyine uko bisha Abahutu akanabisobanura neza, nyuma akanavuga ko babigendereye. Mbere ho harugwaho yigeze kuvuga ngo muri Kongo ngo Abahutu barabakosoye, niba bari bakosheje iki, ibyo nabyo ngira ngo wenda ngira ngo Joseph urabifite amaherezo wenda uzadabidushyiriraho. Ariko atandukanye n'uyu, kuko uyu ni umuswa bikomeye cyane,
no muri analize ze ni umuswa bikomeye biteye n'isoni. Iyo muri uyu mwindondoro we nyine ni ukuwamubazaga nawe ari we Jean Paul, ni umusirikare nawe uwo bita abandi bavuga ngo ni abasirikare bo mu Masaka ba nyuma ya 94 utazi iby'igisirikare, ibi byose nta na kimwe azi, niyo mpamvu atabashije no kugira hari ibibazo amubaza, cyangwa se yari briefing ya Shebuja Kayumba y'uburyo baza gucurikanga iby'iki kiganiro bakoze. Reka dukomeze aho avuga ngo nyuma y'aho muri 94 ngo intambara, ngo Habyarimana apfuye, muze gukurikirana nuko coordinating amagambo ye nabyo ni ibintu ushobora kumufata mu kinyoma mu buryo bworoshye, kuko aravuga ibintu bidafite umurongo w'ibintu azi. Ngo Habyarimana apfuye, ngo nakomeje muri izo serivisi zihe, ngo twateye i Kigali ari muki, igihe nari muri 59 iyobowe na Colonel Charles Ngoga, we yari muki, ngo bateye i Kigali, ngo mu ntambara naho ngo nongeye kugira ibibazo, ngo ndakomereka muri izo ntambara zo kujya gufata Kigali, ngo mu bitaro namaze nk'amezi nk'abiri, ngo mpita ngaruka, ngo i Kigali ifashwe rero, ngo urumva ko nari maze kugira experience mukise, ngo nakoraga ibirimo y'aba ofisiye, ngo nubwo nari serije Kigali ifashwe, nagiye kuyobora iperereza mu rwego rwa batayo. Ibaze mana y'u Rwanda, nk'umuntu w'umusirikare wumva ibintu nk'ibi ntabwo byigeze na rimwe bibaho. Yewe ngira ngo na Rutayomba bakunze bakamugarura, ngira ngo nawe yasekuye umuntu, nuko nyine aba batumwe na Shebuja. Nta serija wigeze ayobora batayo, yewe nta na kapiteni, nta na majoro nzi wigeze ayobora batayo zari ziyobowe n'abakoroneri cyangwa se abareto na koroneri. Abo bantu nibo bari bayoboye amabatayo. Aha rero wakumvaho avuga ko we yari serija kandi akayobora batayo, ugasanga ngo kuko yari afite experience nini ngo mu rwego rwa komandoma na intelligence. Iyi komandoma niba yarakomandinze hehe, muki, mu yihe batayo, mu yihe company, mu yihe platoon, mu yihe section, ubwo wenda yabitubwira kuko wenda ndaza kumusubiriramo, wenda ubutaha azagira icyo abivugaho. Reka muhe inzira ntoya, kuko hari Alpha, hariho Bravo, hariho Charlie, Delta yo yaje guhinduka 101, hariho Third Battalion ayo yari i Kigali, hariho 7C. Izi Alpha yari yobowe na Samukaka, Bravo yari yobowe na Dodo, Charlie yigeze kuyoborwa na Kiza, nyuma za kuvaho bashyiramo undi nibagiwe izina. 7C yari yobowe na Bagire, Third yari yobowe na Charles Kayonga, 157 yari yobowe na Ibingira, 21st yari yobowe na Nzaramba. Noneho 101 yari yobowe na Charles Muhire. Nanabibutse ko iki gihe cya Nyakivara muri 91 training wing commandant yari Charles Muhire. Nyuma baza kumuzana bamuha iyi batayo mu gihe cyo gutera Kigali. Nanabibutse ko iki gihe GMA yari yobowe na Kayumba, military police yobowe na Rwahama. Aba bose bakaba bari bungirijwe na Steven Barinda na Jacques Nziza na Dani Munyuza n'abandi benshi ntashobora kurondora muri iki kiganiro. Aha rero nk'umuntu nyine uvuga ko yarayoboye bataliyani, sinzi ari iyo mu kihe gisirikare, sinzi ari iyihe, kuko mu bantu tuzi ntabwo mu by'ukuri uyu ari n'umusirikare
uzwi muri izo ntuza muri ibi bikorwa by'iki gihe. Nubwo azi n'aho training wing zari ziri mu by'ukuri ngo ahantu abasha kuvuga ngo ni Nyakivara, kuko ni ahantu yabwiwe, kandi Nyakivara n'ababimubwiye baribeshye, kuko iki gihe Nyakivara yari yarimutse iri Gishuro, iva Gishuro ijya Karama, nyuma haje kujyaho Gabiro, haza Gashora, haza Gako. Aho niho training wing zari ziri nyuma y'intambara, Gabiro, Gashora, Gako. Nihuse munyihanganire Joseph, ngira ngo uyu mwirondoro we ni muremure kandi ni byiza kugira ngo tuwusobanure neza, kuko avuga ngo amaze kugira ngo muri 1994 ngo yari afite experience nini mu rwego rwa commandment na intelligence, ngo impamvu rero ngo yaje kuyobora intelligence service nyine ku rwego rwa batayo, ngo ibyo bita mu Cyongereza IO, intelligence officer, batayo intelligence officer. Aha ni ikinyoma gikomeye nk'uko nari maze kubisobanura, gusa ikigaragara mu by'ukuri kibanga nyine bamuzaniye ni ukuza kubwira abantu ngo Rwanda Truth Commission ngo bayishinze, yashinzwe na Kagame. Donc ni ukuvuga ko twebwe turi abakozi ba Kagame, bamushinja ko ari umujenosideri wakoreye jenoside abahutu, akica abatutsi, akica abasirikare bagenzi be akoresheje Kayumba Nyamwasa. Ubwo tukaba dukriminaliza abari abasirikare muri FPR, aricyo Kagame ngo yayishyiriyeho. Noneho wakwibaza urutonde rwabo twatanze muri Rwanda Truth Commission bari kuri top ya jenoside yakorewe abahutu, ubanza ni Kagame, hagakurikiraho Kayumba Nyamwasa, hagakurikiraho Kabarebe na bagenzi babo, uko twagiye tubatondekanye. Noneho aba bantu kubera Kayumba wenyine uriho niwe Kagame yaba yarakoreye iyi Rwanda Truth Commission, noneho ikamugira umujenosideri, akaba ari we yayikoreye. Noneho we nka Kagame n'abasirikare be bakiri kumwe nk'uko twabarondoye, tukavuga ko ari abajenosideri, imbaga Kagame nawe akemera ko ari umujenosideri. Aba bantu ni agahomamunwa. Abakurikira mu by'ukuri bakwiye kwamagana RNC na DMI bakoresha ibinyoma byo gucurikanga abanyarwanda, naho turi buze kugera byumvikanisha ko kwica abahutu mu by'ukuri ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni uko twe twari abasirikare bo muri FPR twagaragaje ukuri kuri ubwo bwicanyi uko bwagiye bukorwa n'uko bwagiye butegurwa, bukaba bwarababereye umusaraba kubera kuba bahetse Kayumba ku bitugu, ari we wa kabiri muri jenoside yakorewe abahutu, ari we Kagame yahaga amategeko bakigana uburyo bakwiye kwica akabishyira mu bikorwa, ari nako yagiye ashyira mu bikorwa kwica bagenzi be. Joseph, mbega nyirango muri makeya wakomeza? Urakoze cyane Jonathan, ndumva umwirondoro we tutagombye kukomeza birenze aha ngaha, kuko avuga uko yagiye mu ntambara muri Congo muri 1996, nuko ngo bamuhaye kompanyi nyine, noneho ngo akarinda ikibuga cya Njiri, akaza kuhava akajya i Bukavu, bakavuga nyine intambara uko bayikoze muri Kivu, abinyuze mu Banyamurenge ngo bafunguriwe n'Abarundi icyo gihe. Ibyo byose ndumva abashaka babyiyumvira, mu gihe uvuze ko mu byo mu Rwanda ariho avuga ubwabyo arimanganya. Ndumva tutajya mu wundi mwirondoro wa Congo 1 na Congo 2 ntacyo bituvuye. Ahubwo rero nyuma yo kuvuga ibyo byose, yo kwerekana iyo myirondoro yose, nko kuvuga ati nari hose nzi byose, niho agira gutya akavuga kuri murumuna Kayumburi ya Rugigana ati rwose ati gukriminaliza Rugigana, bukriminalije umuryango we, bukriminalije abantu bakoranye bose, bukriminalije amateka, bukriminalije histoire, akitotomba, noneho akaza kugusha ku ntego, ku mugani akaza kurasa ku ntego, nyine avuga ukuntu ngo Rwanda Truth Commission nyine ari ikintu cyakorewe i Kigali, ngo ari agakundi
aha ni igiswahili agakundi ubundi umuntu yavuga ko ari agatsiko reka rero twumve ahubwo aho ngaho niba wumva ntacyo bigutwaye Jonathan nshyireho aho ngaho nyine yitotomba aritotomba nabifatiye hagati ariko akageza aho ngaho nyine akarasa ku ntego yari afite mu by'ukuri yari yamuzanye n'uriya esikote mugenzi we esikote Jean Paul turayishimye biriya nyine yari amaze amasaha make gusa hano ati murajya mu myobo uragira ngo mbishyireho iyo audio cyangwa se hari icyo wifuza kuvuga Jonathan ikibazo ndakibonye buriya ndakibonye reka nze ngushake gatoya kugira ngo tubashe gukomeza ikiganiro ntabwo nduzi Jonathan hari ikibazo ntabwo nduzi Jonathan ndamubonye noneho reka ngufungure mikoro Jonathan wanyumvise nubwo nyine utabashaga kuvuga ubu ndakuruzi neza nagira ngo niba wumva nashyiraho iyo audio nyine yahavuga ngo yitotomba cyane ngo Kagame ngo mu byo gukriminaliza nyine yakoze ako gakundi akatsiko ka Rwanda Truth Commission ari mu buryo akoresha harimo Rwanda Truth Commission nyine ikinyagisha uragira ngo nshyireho iyo audio ntacyo wayishyiraho Joseph yego harya yitwa Turabe Umukiza izina rye rirangora cyane Turabe Umukiza reka nshyireho iyo audio iyo deja ni crime ukriminalije n'inshuti ze n'abavandimwe be n'abantu bakoranye n'abantu basangiye amateka nawe twese tumwibonamo twasangiye amateka twasangiye umuruho w'iyo ambisago ugafata ugakriminaliza histoire iyo rero niyo politike rero Kagame ariho akoresha kugeza ubu abo bantu bazi amateka y'u Rwanda abo bantu babanye nabo ku rugamba bazi uko kuri kw'iyo ntambara aho nabo ni ikibazo kuri hanyuma ikibazo kindi kikaba ari abahutu nabo bagizweho ingaruka z'ibyo bibazo by'intambara nabo bikomotse kuri we nawe agashaka iyindi ntwaro yabatsindisha urabona nk'aya mategeko ariyo yo gupfobya jenoside yabaye intwaro ya Kagame ntabwo twanabibeshya asigaye yikoresha nk'intwaro yo gukriminaliza umuhutu wese ushatse kuvuga ukuri hanyuma agakoresha n'abandi bantu hari indi systeme asigaye akoresha yo gukoresha abandi bantu bakriminaliza RPF ikaba amateka ya RPF akaba criminal history ibyo ngibyo ni ibintu byo kumwamagana ibyo rero ni ibintu rero bya ba nyiri amateka bagomba kumubaza bitazanatinze kandi bazamubaza kubera icyo ufata amateka yacu ukayakriminaliza first of all n'akantu kagaragara nko kuri ba Rugigana ukavuga ngo Rugigana FDLR ni ukuvuga yuko ufashe amateka y'abantu bose basangiye na Rugigana urwo rugendo rwose amateka yabo urayakriminaliza umuntu wese utavuze nawe uba mwise umugizi mukriminali ni ukuvuga yuko hari intwaro ebyiri ariho akoresha abatari ku ruhande rwe babanye nabo muri izo ntambara zo kubohora intambara iyo nakwita conflit armé cyangwa n'abanyapolitiki batari kumwe nabo bose akabakriminaliza aba mbere nk'abo babaye abasirikare bo ni ukuba bise akabashyira mu gatebo k'abicanyi agakoresha n'ubukundi nzababwira hari nk'igikundi njya numva cyitwa ngo ntuze sinzi ndagira ngo Rwanda Truth Commission iyo nyine ni akantu kakomoka i Kigali ngafiteho n'amakuru menshi nzababwira ni ukuvuga yuko ugasanga hari abantu basigaye baza bavuga ntabwo bavuga nk'abantu babaye abakiteri muri kongo ndakuvuga nk'ako kantu njye numva ngo Rwanda Truth Commission igizwe na ba Rudasinga n'abandi iyo ni ntuze ni operasiyo iri gukorerwa i Kigali yo kugira icyo gucecekesha umuntu wese wabaye inkotanyi kumufata bakamushyiraho dosiye y'ubwicanyi nk'uko abahutu bose bo mu Rwanda babonye ibyabaye mu Rwanda bashyiraho dosiye ya jenoside no gupfobya jenoside naho ngo rero n'iyindi ntuze
bikorerwa muri serivisi de renseignement i Kigali byo gukriminaliza abo bantu bose bazi amateka y'inkotanyi babanye nazo babafata bakagushyiraho. Urumva nk'ibyo ngibyo byose wumva ugenda ni akantu rero wumva nk'aba bantu wumva no mu mateka yabo iyo wumva bavuga ntabwo wumva ari nk'abantu bagiye mu ntambara ntabwo wumva ari abantu bagiye mu ntambara ari abakiteri army, wumva ari nk'abantu bagiye nko mu ntambara ya FPR ari nka ba staff ba ICC bariya bakwa Fatou Bensouda cyangwa kwa aba staff ba Human Rights Watch cyangwa ntuze Amnesty International. Ukumva ibintu byose baravuga ubwicanyi, baravuga donc barakriminaliza amateka y'abantu. Usanga no mu miliyo mivugire nta ntuze nta n'ikintu cy'ikinyamuga cy'igisirikare na gato kirimo. Ni abantu ubona yuko wumva yuko iyo ni ntuze mfite amakuru menshi byakorewe i Kigali ziro zituma abantu benshi cyane ugasanga muri za ntwaro ziro zikoreshwa. dusoza Captain Jean-Marie, nagira ngo nk'aho ngaho wavugiraga ku nyamwuga hari ikibazo kimaze iminsi kivugwa ku nkambi za Kiziba ariko udashobora gutandukanya n'imyitwarire y'inzego z'umutekano. Mu magambo make dufite iminota 5. reka Jonathan, reka ibyo bya Kiziba tubireke, ijambo ni iryawe. Ngira ngo wumvise ukuntu uwo muntu uvuga ko ari muri bataliyoni ntabwo yariyo, n'ibindi byose n'ahantu hose yabaye ntabwo hariho ngo niwe mu professionnel. Ijambo ni iryawe nakoreka nibyo mu gisirikare n'iperereza. Ijambo ni iryawe. Urakoze Joseph. ngo Rwanda Truth Commission yakorewe i Kigali muri DMI izanywe no gukriminaliza abasirikare. ariko uribuka ko Jean Paul na bagenzi be dukora New RNC kuko niho twayitangiye mu kwa 8 twari tumaze ukwezi kurenga gato dutandukanye. Wibuke ko bavugaga nyine ngo dukorera DMI, ntekereza ko ari byo bagerageje gusubiramo bamaze kuremba kuko bararembye. Ijambo ni ryawe. Biratangaje iyo wumva umuntu nk'uwo baragaragurika atinyuka. Mu by'ukuri ni nacyo natangiye mvuga ko ari ibintu by'ubuswa. Atinyuka kuvuga ngo Rwanda Truth Commission ngo ni agakundi kakozwe n'inzego z'iperereza zo kwa Kagame ngo kugira ngo gakriminalize ngo abasirikare. Ikindi aravuga ngo agafiteho amakuru menshi twayumvise. Mu by'ukuri aho agamije ngira ngo Joseph uribuka tugitandukana na RNC ko abo ba Jean Paul bahise batwandika mu mbuga ahantu hose bafatanije na Dani na Kagame n'amadolari ngo twagiye i Kigali ngo twaraguzwe. Urumva rero tugiye kumara imyaka 2 tukiri mu nzira. Ni ikintu birasekeje cyane iyo wumvise amagambo nk'aya y'abasirikare ba Kayumba yohereza ngo baze kuvuga ibintu mu by'ukuri batanasobanukiwe. Kandi ubwe we Kayumba nka generali nk'umuntu wayoboye DMI iki gisirikare n'ibi bintu byose abizi kubarusha. Ni iyihe mpamvu adafata ngo abisobanure? Ni iki gituma yohereza abantu akajya hariya nawe ngira ngo wumvise mu mvugo ze nta hantu yarabeshye ngo yayoboye bato ya 21, ariko mu by'ukuri atari wari uyiyoboye ahubwo yarayoboye DMI yari yiri inyuma igenda batayo zarwanaga intambara n'abasirikare, noneho DMI igasigara inyuma yica abaturage. Abo yakarinze yagafashije igasigara ibica. Rero kubera ko azi icyo DMI yakoraga buri gihe atinya kuvuga ko yarayoboye DMI. Ari nabyo escort we yamushinje mu biganiro byo muri uku kwezi gushize. Ari byo yamushinje avuga ko Kayumba atayoboye batayo ya 21 ahubwo we nawe arabeshya avuga ko Kayumba ngo yari mu butumwa. Baracurikiranye. Yego.
nawe kandi bamubaza batese wowe niba atari ibanga wari ati jyewe nari umunyamabanga wihariye wa Kayumba muki nta kivuga aho yakoreraga ntahavuga akavuga ngo yakurikiranaga amakuru yose ngo y'intambara aho intambara zaberaga mu gisirikare cyose cya RPA ngo akarara yashyikirije Kayumba nubwo yari mu butumwa ngo Kayumba akayashyikiriza shebuja uyu rero nawe we aje rwose mu by'ukuri we ndumva rwose ambabaje kuba umuntu w'umugabo w'imyaka 47 ashobora niba yarabashije no kwikura muri kiriya gihugu akaba ari mu buhungiro akaba ashobora kandi numvise asa nk'umuntu ushobora kuba asobanukiwe ariko wakumva ukuntu acurikanze cyane cyane burya Yosefu iyo uvuga amateka atari ayawe ari ibintu wabwiwe uhimba birakugora kubikurikiranya uko biteye niyo mpamvu ubona uyu mwirondoro we wamubereye umusaraba ari nawe ubona yakoze iminota irenga 10 akora umwirondoro ni ukubera iki ni ukubera ko ni umusaraba uremereye kugira ngo asobanure ibi bintu byose mbega yagira ngo yumvishe neza abamukurikiye kuri radiyo itahuka ko yari umusirikare mukuru yari umusirikare watangiye igisirikare kera ukizi mbega neza ariko arabeshya ni umuswa kandi Jean Paul atangira anavuga nyine ati wowe unahavuye vuba kuko ngo ahaheruka mu by'ukuri ngo yahunze muri 2015 bisobanura ko amaze imyaka itarigera kuri 3 ahunze cyangwa hafi aho ngaho 3 bityo ati wowe uranaheruka mu Rwanda uzi biriho bihakorerwa kariya gakundi mu yandi magambo nyine ayo maco ateye agahinda nyine niba rero ngo aribyo byagomba kutugaragaza ngo tukajya mu myobo ndumva rwose abo babiteguye bateye agahinda batega ijya muri ryabo rwose Joseph reka nongere musubiriremo no muri ritangazo aho twavuze ku cyaha cya jenoside yakorewe abahutu uko cyakozwe uhereye hejuru ukamanuka mu bayobozi b'ingabo bakuru no kubera uruhare rukomeye bari bafite cyane muri icyo gisirikare cyane nk'umutima wacyo ari wo DMI muri gahunda zose zo gukora cyangwa se gushyira mu bikorwa ihonyabwoko cyangwa se irimburabwoko ryakorewe abahutu ku mutwe wa mbere twashyizeho perezida Paul Kagame none se yishyizeho kugira ngo abe ari we mu genosideri wa mbere dukurikizaho Liyetona General Kayumba Nyamwasa uyu niwe wari ukuriye DMI niwe washyiraga mu bikorwa ibi byose twagiye dukurikizaho ba James Kabarebe dukurikizaho ba Kayonga dukurikizaho ba Patrick Nyamvumba dukurikizaho ba Karenzi Karake dushyiraho ba Fred Bingira dushyiraho ba Mukaka ba Jacques Nziza ba Gasane Emmanuel Rurayi dushyiraho ba Dani Munyuza dushyiraho n'abandi uko bagiye bakurikirana nk'uko twagiye tubivuga kandi ni liste ndende tuzashyiraho mu buryo bugaragara mu bihe biri imbere aho tuzerekana uburyo iyi gahunda yose yakozwe noneho rero aragira ati byakorewe i Kigali mu nzego z'iperereza ngo bize gushyira hanze abasirikare bahunze Kagame uwo tuvugamo muri aba bajenosideri uri hanze ni General Kayumba Nyamwasa ari nawe ubatuma kuza kuvuga ayo magambo kuri radiyo itahuka noneho wakwibaza utese nk'umuntu wumva ibyo uyu muntu avugira kuri radiyo itahuka iyo radiyo mu by'ukuri wavuga ngo imariye iki abayumva cyangwa se imariye iki abarwanya Kagame ese yashyiriweho twayishyiriyeho kugira ngo twerekane ukuri kw'amateka yacu ku byabaye ku banyarwanda tudahisha
ari nacyo cyatumye Joseph nk'uko ubizi dushinga RNC. Twayubatse dufite gahunda nk'iyo dufite ubu ngubu muri Rwanda Truth Commission. Ibi ntambara ikomeye kugira ngo tubishyire mu bikorwa, kubera ko abari batwemereye ko bazavuga ku byaha byabo harimo Kayumba Nyamwasa yaje gukora amayeri yo kuducamo kabiri akoresheje ka gatsiko k'abasirikare b'amayesikoti ye ndetse n'abandi bari muri DMI, abasha kwigarurira RNC. RNC aho ayigejeje, ahubwo hari icyo nibaza muri iyi miyoborere ya Kayumba, n'aba abateruzi be b'ibibindi bamushyize ku bitugu, iyo bakurikiye neza bakumva ibi bintu bivugwa n'aba bajenosideri ba Kayumba, ni b'amayesikoti ye bafatanije mu buryo bukomeye mu kwica no gusahura, nk'uko tubibona mu ngero zimwe mu gitabo cya Ruzibiza, nk'uko tubizi nk'abasirikare amayesikoti menshi yagiye akora amarorerwa yo kwica no gusahurira abashebuja. Wakwibaza se bagenzi bacu basigaranye na Kayumba bitwa ngo bari kumwe mu buyobozi, bumva badafite isoni n'ipfunwe ryo kubona bahetse umujenosideri wakoreye abahutu bene wabo jenoside, babizi bakaba bari aho bacecetse? Ahubwo birababaje, hariho ibintu birenga uburyo bwo kubivuga ukabura uburyo bisobanuramo, ukibaze ubu abanyarwanda kwiyunga kwabo no kugira ngo babone igihugu kizira ubwicanyi n'ibinyoma bizaturuka he? Niba tubasha guterura tukavugisha ukuri ku byabaye ku banyarwanda, ugasanga n'ababikorewe harimo ababihakana, harimo ababipfobya, uribaza utese abanyarwanda dufite ikibazo ki? Joseph, ngira ngo wenda wakomeza, reka ndekeraho. Igize intumwa za Kayumba, tujye ku kindi intumwa za igice kindi. Mu by'ukuri nagira ngo tuganire, kuko urabona mugenzi wacu twashinganye RNC bamaze kugira ubutete, bagize ubutete nyine, basigaye bazana abantu baza kuvuga ibintu batazi nk'abo ngabo turaba umukiza. Ubu rero umuntu aribaza atese uyu mujenerali uheze mu mwobo ari we, kuko urabona yaravuze ngo tugiye kujya mu mwobo, ngo bagiye kuzana abantu ngo bavuge ibintu ngo tujye mu mwobo. Ndumva natangiye mbivuga nkoresha rwose amagambo ya Jean Paul Turayishimye Escort. Hari aho bibaza ko abanyarwanda bumva iyi radiyo cyangwa bumva radiyo itahuka ari ibigoryi cyangwa ari abantu basama gusa bakamira ibyo bumvise, badakora analize y'ibyo bumva ngo barebe koko ibyo bintu ari ukuri cyangwa ari ikinyoma. Aba rero nabo ubuswa bwinshi, cyangwa se kuba Rwanda Truth Commission imaze kubabera umusaraba ukomeye, bituma batabasha kubona ko ibinyoma byabo nta muntu n'umwe ushobora kubitega amatwi ngo abyemere. Nta kuntu ushobora kuvuga ngo Rwanda Truth Commission ngo ni iya Kagame, akigira se umujenosideri n'abasirikare be, ngo gusa kubera Kayumba wenyine uri hanze. Abantu ntabwo ari ibicucu, ni abantu batekereza, abantu bumva izi radiyo, ni abantu bakora analize. Aha niho nshaka no kugaruka, ubona Joseph byababereye umusaraba muri iriya gahunda twari twaratangiye tukiri muri RNC yo kwibuka. Nayo nibishoboka tuzagarukaho tukanaganiraho. Ureba byabananiye ngo bazibuke ejo bundi kuri 13 noneho ari P2 RNC na FDU. Ukibaza utese niba koko umuntu nka Kayumba w'umukrimineri uzana abantu ntaba kumva ko kuvuga ku bwicanyi bwakorewe abahutu ari ugushyira crime ku basirikare bahoze muri FPR, ari ikintu kidakwiye gukorwa, ngo ari ikintu cya Kagame kubera ko cyavuze Kayumba abo ngabo ari FDU, ari abayobozi babo ari n'abayoboke babo, bakaba bamuhetse bumva ngo ni umuntu bashobora gukorana, bakumva badafite impungenge. Ari nabwo batinya kuvuga ko bakorewe jenoside kuko bahetse uwayibakoreye.
aha rero ni nabyo ubona n'ibyo byo kwibuka ni ikinyoma barimo batazanashobora. kubera iki? kubera ko urabona andi mashyaka byari bifatanije yigiye ku ruhande, kuko ntibashobora kwigaragura muri iki kinyoma bumva n'iby'amayesikoti ya Kayumba aza kuvuga, noneho akabeshya ku mugaragaro ibinyuranye n'ibyo shebuja yabeshye. noneho aho Rwanda Truth Commission babereye umusaraba bakazana uyu we singewe rwose birantangaje no kumva niba ari umusirikare asobanura ibintu atazi abeshya, noneho akavuga ngo Rwanda Truth Commission ngo ni Kagame bayishyiriyeho kugira ngo ikriminalize ngo abasirikare bahunze FPR. none se we ko atavuga byibuze igice yabayemo cy'igisirikare? uyu niba ari kapiteni koko natubwira igisirikare yakoze, yagikoreye mu yihe batayo, yagikoreye mu yihe departement, niba ari DMI, niba ari military police, niba ari political commissioner, niba ari muri cadres, arihe? ubutaha azagaruka wenda asubiramo umwirondoro, noneho byibuze bamuhe lisite y'ibinyoma azaza kutubeshya byaho yabaye. wenda tubwira ati narangije amahugurwa, nakoreye training ahangaha, nyirangiriza ahangaha, ninjira muri nkorerwa deployment muri batayi n'iyi, cyangwa se nagumye mu training wing, mba mu DMI, cyangwa se mba mu bwarimu. adusobanurire, cyangwa se wenda aba mu masitowa ya training wing, aho wenda yari muri administration y'ibyo kurya muri welfare. adusobanurire mu by'ukuri aho yari ari, niba se yakorewe deployment amaze gukora imyitozo akaherezwa ku front line mu mabatayo yari imbere, yari azwi mbere. izi zose hari andi batayo yari ahari, yari azwi. nabwo asobanura ati nariyobowe na CEO runaka, CEO wacu yari kanaka, OPTO yari kanaka, IO yari kanaka, nari mu platoon, nari nyoboye section 1 muri platoon 1 cyangwa platoon 2 cyangwa se platoon 3 muri company A company cyangwa B company cyangwa se C, uko zari ziri. byibuze aduha urugero rumwe rufatika rwaho yari ari. ibintu avuga n'ibyo umuntu yatekereza ku by'umusirikare, nta n'umusivile w'umuhanga ushobora kuvuga ibintu nk'ibi ngibi uyu nguyu yavuze. nibyo bamutekereye, yabifashe nabi, araza nawe abisuka nabi. ni icyo nagira ngo nongereho n'abafatanya na Kayumba na RNCDMI barababaje cyane, kuko nabo ubwabo bahetse umusaraba batazabasha gutura. ni nayo mpamvu n'ibikorwa bagitekereza gukora badashobora kubigeraho, kuko n'abayoboke babo bazi uwabishe, bazi uwabagize imfubyi, bazi uwabagize abapfakazi, bazi nta n'umwe utabizi utazi ibikorwa bya Kayumba. bazi Giti, bazi Ruhengeri, bazi mu Buvumo, bazi Gisenyi. nta hantu batazi Kayumba muri ubwo bwicanyi. bazi Kongo. Jonathan, Joseph, ikintu ngarutse kuri Escort Jean Paul turayishimye. hari ahantu nyine agira ati hari ibitaravugwa, ambwira hari ibitaravugwa, ariko abwira n'abandi bari kuri iyo mailing list ati hari ibitaravugwa, muzabyumva mujye mu myobo, kuko muri aba mafiya muzagaragazwa n'ababazi, muzarondorwa. yabivugaga hasigaye amasaha make ngo ahuruze uwo muntu nyine ushekeje. kujya mu myobo rero ngo tuzabyumva tujye mu myobo. aha yanyibukije uri mu mwobo witwa Kayumba Nyamwasa, uyimazemo umwaka 8, kandi rero ntabwo uko kuba mu mwobo simuseka. uko kuba mu mwobo ntabwo abiterwa na Kagame wenyine, kuko na hano mu Burayi haburinze. ibihugu byose by'isi biramuhiga, bamubonye bamufata, kuko n'umwicanyi n'umujenosideri. ntabwo afite manda ya perezida imukingiye nk'uko Kagame ayifite. bityo rero niyo mpamvu ahera mu mwobo mu by'ukuri, Jonathan. gusa rero
hari n'ikindi gitangaje, ubundi yagombye kuba ari yaragiye nko mu ishyamba aho nta manda yahamufatira, akajya hafi y'aho arwanira akarwanya uwamuhigaga nk'uriya Paul Kagame, noneho Paul Kagame ahubwo akaba ari uhinduka uhigwa, cyane cyane ko Kayumba yanasahuye amafaranga y'impunzi. Jonathan ngira ngo urabizi. Ikindi cyo rero ijambo ni ryawe kwigora, urimo uramusaba kujya mu ishyamba. Kayumba ntabwo ashoboye igisirikare, icyo ashoboye ni ukwica abantu. nawe ntiyigeze aba ku front line ngo akubwire ngo yayoboye batayo iyi ngiyi mu Rwanda, yararwanye aha n'aha. n'iriya batayo yitiriye 21 narabeshya, ubwo nabwo ni muri 1994 nabwo arabeshya. Kayumba yabaye inyuma na DMI agenda yica abaturage, yica abasirikare Kagame adashaka, niko kazi yakoze kurinda intambara irangiye. ubanza bafite ikibazo cy'imisanzu batsa abantu muri bimwe bya plan B. Jonathan, sinzi niba wumva twifitiye akanya barasahura rwose. Icyo kiganiro nacyo tuzanagikore, nigeze kumva numva Kayumba yijujuta ngo iyo ntambara nabo bazaze bayigeho. Numva wa undi witwa Dike Nyarwaya cyangwa se hari Abdul Karim nawe bivuga, nawe yijujuta. Na Serge nawe avuga ngo yinuba tukana ngo nibafata ngo ntihazagire uza kubasaba, niba ari ukubasaba niba ari iki. Urumva ayo uravuga ngo yavuye aho ari ntabishoboye, ntabwo ari umusirikare ushoboye. Biyambikaga amapeti kuko Kagame nabo nibo bayihaga. n'ibyo bikorwa bakoraga Kagame akanezerwa nuko bisha abantu benshi bagasahura. yavuga ko Sankara avuga ko ngo babitaga bariya Bagande, babitaga ba Jean Claude, ubundi babitaga ba Jean Claude kugira ngo bagaragaze ko twebwe ngo mwarasakizaga, ubundi bakambara amapeti. Yavuga gusakiza harya n'ubuduva ariko yavuga ni ugusakiza. ati twarasakizaga, yavugaga wowe nawe bari banjamye, ati byose by'amapeti, ati mwari kwe duha ko ari mwe mwayihaga, ati twe twararwanaga twarasakizaga nawe mwe mukambara amapeti. Ubanza rero niko byari bimeze, niko byari bimeze. Ni nayo mpamvu ubona nawe se umujenerali uri muri aho akorewe uburinzi yihishe, akaba hamaze iyo myaka, niba ari umujenerali yasahuye impunzi amafaranga avuga ngo agiye kuzirwanira, yarayariye. Ingabo ze zisubirira kwa Kagame, zakoreraga we yibwira ngo afite ingabo. Narihishe, ntashobora kujya ku rugamba ngo byibuze ajye hafi y'igihugu anarwane nyine yereke n'abanyarwanda ko n'ubwo bushobozi bufite. Ntabwo n'abamuha amafaranga bayamuhera ubusa. Kayumba yayoboye DMI yakoraga akazi ko kwica abaturage no kwica abasirikare Kagame adakunda. Ntabwo yigeze iba ku front line irwana nk'uko amabatayo yandi yarwanaga. Yabaga inyuma y'amabata yarwana yica isahura. Nibyo bikorwa yari ishinzwe. Ibyo se nibyo azatinyuka ajya ku front line ajya kurwana? Ese ko benshi yarahemukiye anagiyeyo, ninde wamwizera, ninde wajyana nawe? Ari abo Banyamurenge niwe wabishe, ari abo Bagogwe niwe wabamaze, ari abana bavaga i Rwanda niwe wabishe, Abahutu bari hanze n'abari muri Kongo abacitse ku icumu ni icumu rye, Ruhengeri, Giti, Byumba, Gikongoro, Gisenyi, Kongo, aho hose nta n'umwe utazi ubwo bwicanyi bwa DMI. None ngo yaba intwari, ubutwari buheze. Hari ubutwari bwo kwica, wowe wigeze ubona bwo kwica abantu kandi uwiciye abantu bari innocent? Mbere yo kugira ngo dusoze kino kiganiro uri bugisoze, nagira ngo tuganire gato kuri ya mugenzi wacu Escott Jean Paul Turayishimye. Aha rero najyaga nganira na Bakayumba aho ngabo bambwira ko ba Escott
ari abantu ubundi baba baraciriye nyine batajya batekereza nyine batagira ubwenge butembera neza. Batangaga icyo gihe izo ngero za ba Kayonga, bavuga ati Kagame yarunze mu gisirikare agitegekesha aba esikote, ubwo bavuga ba Kayonga, bavuga ba Kabarebe n'abandi, bati igisirikare niyo mpamvu cyapfuye, ati esikote nta muntu umubamo, niko twabaga tubibwirwa na ba Kayumba abo ngabo. Gusa rero n'uwo muntu wari uriho uvuga uwo turaba Mukiza, yavuze ko ari esikote, noneho yabwiraga undi esikote. Gusa rero byanyibukije, hari icyo byanyibukije Musonera, byanyibukije umunsi umwe Ali Abdul Karim, hari ku itariki ya 15 z'ukwa 9 2017, kuri mikoro ari kumwe rwose na Jean Paul Turayishimye, ajya aho ngaho nyine nawe asubiramo ibyo bakayumva bakunze kuvuga kuri abo ba esikote. Aravuga ati esikote aguma ari esikote, ko aba yaraciriwe mu by'ukuri, yaraciririjwe inshyi, amakofi n'ibindi. Noneho rero ni nayo mpamvu nanjye nkunze gusubiramo mvuga nti ntuza esikote njuru, esikote toujours mu gifaransa, cyangwa nkavuga once an escort, always an escort. Nkunze kubisubiramo cyane nkurikije ayo magambo, ubundi ntacyo mpfa na ba escort. Nkurikije ayo magambo ya Kayumba yanasubiyemo na Ali, nkaba ngiye kugushyiraho aka ka extrait kare. Jean Paul, tugomba abantu kureba ngo iyo umuntu wabaye escort umugira ute minisita, ko escort aguma ari escort, akubera umujyanama, umuntu wari escort wawe. Abajyanama bari babuze. Ibi ni ibintu nshaka ngo tuzajye dutandukanya tubirebe. Biriya ni gahunda ya Kagame yayikoze abishaka, agira abo ma-escort be arabatreninga, abaribo baba kuri b'ingabo ubu ngubu, abaribo baba minisita ba defense, abaribo bajyanama be, nibo bica bagakiza kuko baracyari ama-escort ye ubwenge bwabo yarabakorombe. Ntabwo rero ushobora kumva example ngo bareba n'abatamuhaye ubwenge, ntabwo bashobora kumuha kuko bamureba nk'imana yabo. Yabakubise iki, abakubita amakofi, abagira ibiki, nibyo bamenyereye, n'ubu baracyabakubita. Nta bundi buzima abantu. Jonathan rero na mugenzi wacu Jean Paul Turayishimye nta bundi buzima azi, bityo aririrwa aremekanya. Ubundi babaga bafite udufuni, bafite na za Kalashnikov, bakajya kwica no kwiba, bakajya kwica uwo Kayumba Nyamwasa abashumurije. None ubu ngubu barajya mu rugamba rw'ibitekerezo batabigira, nk'uko mugenzi wacu hari amaze kwivuga. Ijambo rirya usoze Jonathan. Icyakora Ali Abdul Karim uretse ko gusa yigiriye ari umunyabwoba, ikinsetsa cye ni uko aranegurira abazimu mu ndaro, arimo arabwira escort ko yatiriwe. Nicyo kintu gisekeje, kuko mu by'ukuri Jean Paul ikibazo afite ni ukuba mu by'ukuri yananiwe kwibohora. Yananiwe kwibohora kuri uwo mwuga wa escort, nyine ko escort nyine ahora ari escort. Yananiwe kuvaho. Nawe ukibaza se umuntu utaraba free azaharanira freedom ye gute, cyangwa se azabohoza abandi yumva ko avuga ngo arashaka kubohoza abanyarwanda ate, we ataribohora, atitekerereza? Jean Paul ni umuntu, ni umwana yize amategeko, ngira ngo afite na doctora mu mategeko, ariko birababaje iyo ubona we ntabwo ntafatweho inkota nk'abariya bari i Kigali bemeye gufata ubwenge bwabo babuhereza Kagame, aburambika abwicara hejuru, arangije akajya abaha ibyo kurya ariko akabakubita. Ntawe se niki cyamunanije kuva mu mugongo wa Kayumba? Yamufasha ari umwana, amushyira mu bikari bye muri za 1994 na 5, aho aviriye mu Rwanda arazananirwa no kureka kuba escort ya Kayumba.
erega no muri izo nyandiko ze nabonye hari aho yavuze ngo nawe uri esikoti nawe niba wigeze ukora igisirikare yose reka da ntabwo nigeze nkora igisirikare banza hari umugabo wa esikoti waramuryoheye yumva ko buri muntu wese yakagombye ahubwo kuba esikoti yego uretse ko kuba esikoti ubundi ni umwuga nk'indi myuga yose ntacyo utwaye ni umwuga nk'undi ushobora kuba bodegadi wa perezida ukaba cyane rwose ariko uri porofesiyoneri ariko ama esikoti y'inkotanyi abantu babaye muri kiriya gisirikare babaye ama esikoti ni nko kuba abacakara ukora imirimo nk'iy'ubucakara nibyo Abdulkarim yamubwiraga yibagirwa ko nawe ari esikoti iyo wamugize umucakara we n'ubu amugira umucakara we mu buhunzi nibyo koko bakabarebe barakubitwa bwinshi na Kayumba niko yakubitaga abo ma esikoti yabo yari yarabamaze bakubita inshi n'imigeri ariko baranga esikoti ntabwo hari kinyobera kuko Jean Paul we yanagiye mu gisirikare nyuma no kukivamo byari bimworoheye anabashije no kugera hanze ntabwo numva mu by'ukuri uburyo yizirika mu kinyoma cya Kayumba akigaragura mu maraso ya Kayumba akaguma mu kinyoma cyo kubeshya agenda azana abantu nk'aba babeshya ibintu nawe nk'umuntu w'umunyamategeko ese nk'ubu uko ari umunyamategeko nta munyamategeko muri byo yandika nta munyamategeko afite rezonoma mu rwego rwo hasi cyane Jonathan rwose wikomeza kuvuga ko ari umunyamategeko umudokiteri wize ufite doktora mu mategeko uwamuha ubutabera gutoratora rwose nta rezonoma y'umuntu ukamuha nka Kayumba ngo mucire urubanza yamushyirahe yamuhanaguraho uretse ko na rezonoma ya Kayumba ari nk'uyu yego uretse ko na rezonoma ya Kayumba ari nk'uyu kuko yari avuga ngo iyo nza kuba ndi umwicanyi ngo simba narishe se ariko Kayumba we mwumve kuko aradefanda ibyaha yakoze yamennye amaraso menshi afite responsabilité ikomeye cyane n'umuntu wese ubidefande n'ubwenge Jonathan soza Joseph gusa ndagira ngo mbwire abadukurikiye hariho abigeze kugenda batubwira ngira ngo ibyo bagiye batubwira noneho ubu bamaze kugenda babibona kandi noneho nuko kwikoma kwa Rwanda Truth Commission bigaragara ko icyo intego yari igamije kugaragaza ukuri kwagiye habona none kurimo kurazutaguza aba inkoramaraso noneho kugeza aho bavuga ko Kagame noneho asigaye yemera ko ari umujenosideri akaba yishyiriraho na organization imushinja ko ari umujenosideri n'abasirikare be ibyo ni agashya ko muri RNC na radiyo itahuka ubwo abanyarwanda bo bazihitiramo ukuri aho kuri ikindi gusa ni uko inama nagira bagenzi bacu twasize bahetse Kayumba ko bakwiye gufasha hasi bakareba inzira yo guhitamo ukuri no gusevinga legacy zabo aho kugira ngo bajye gupfana bafatanyacyaha mu bintu batagizemo uruhare ndetse no ku bufatanye bwabo nta hantu buzabageza kuko ntabwo ushobora gushorera ikinyoma ngo uzagitsindishe ikindi kinyoma abadukurikiye rero bo bazihitiremo cyangwa se bajye bagerageza gukurikira ibiganiro tuzaguma tubashyirire ukuri hanze kandi ntabwo tuzigera duhishira abicanyi aho bava bakagera kuko indi babyara n'imwe ntabwo rero tuzigera tubahishira kuko u Rwanda twifuza nyuma ya Kagame ni u Rwanda ruzira abicanyi murakoze rero abari badukurikiye nagira ngo nongere mbaragize Imana amahoro n'imigisha yayo bibane namwe iteka muramuke urakoze cyane Jonathan rwose nagira ngo tubwire uwo mugenzi wacu ko tudakangwa n'ibinyoma nk'ibi ngibi nasubye rero rwose niyitonda ahubwo nave muri ubwo bucakara bwamuheze mu mutwe bw'ubwescott ikiganiro twari twabateguye uno munsi ukuri kwa Rwanda Truth Commission gukomeje kuzengereza FPDMI Kayumba ni hano
tukirangirije niba ngombwa tuzagenda tugaruka ku ngingo zimwe na zimwe. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera, aho bwije tubifurije ijoro ryiza naho bwakeye tubifurije akazi keza, umusaruro utubutse, naho ubutaha. Jean Paul, tugomba abantu kureba ngo iyo umuntu wabaye escort umugira ute minisita ko escort aguma ari escort, akubera umujyanama umuntu wari escort wawe. Abajyanama bari babuze. Ibi ni ibintu nshaka ngo tuzajye dutandukanya tubirebe. Biriya ni gahunda ya Kagame yayikoze abishaka, agira bana abo maescotire arabatraininga, abaribo bakuri b'ingabo ubu ngubu, abaribo b'abaminisita ba defense, abaribo b'abajyanama be, nibo bica bagakiza kuko baracyera amaescotiye ubwenge bwabo yarabakorombe. Ntabwo rero ushobora kumva example ngo bareba n'abatamuhaye ubwenge, ntabwo bashobora kumuha kuko bamureba nk'imana yabo. Yabakubise iki, abakubita amakofi, abagira ibiki, nibyo bamenyereye n'ubu baracyabakubita. Nta bundi buzima abantu. Ubwoko butavumika bwitwa abanyamugisha, ufite imana nyamana igendera muri bo, ntabwo bavumika uzabate baramu, ntabwo bavumika uramenye ntugapfe kuvuma. Hari ubwoko butavumika bwitwa abanyamugisha, ufite imana nyamana igendera muri bo, ntabwo bavumika uzabate baramu, ntabwo bavumika uramenye ntugapfe kuvuma. N'abanyamugisha bariya ntabwo bavumika. Haleluya. N'abanyamugisha nyamana ntabwo bavumika. N'abanyamugisha bariya ntabwo bavumika. Haleluya. N'abanyamugisha nyamana ntabwo bavumika. Agiye kubavuma arabitegera cyane, agiye kubavuma abahesha umugisha. Ati navumane abimana itavumye, narakarirane abitarakariye, icyamama kw'amabo bariya abanyamugisha. Baramagiye kubavuma arabitegera cyane, agiye kubavuma abahesha umugisha. Ati navumane abimana itavumye, narakarirane